Yes, rero ni nyuma y'uko Yampano avuze buri kimwe cyose ndetse anagaragaza buri umwe wese wagize uruhare mu gutanga ndetse no mu gukwirakwiza videwo ziwe ku mbuga nkoranyambaga, naho uyu munsi wa none bakaba bakomeje iperereza ndetse hakaba hakomeje gukorwa buri kimwe cyose mu gukomeza gushakisha ndetse no mu gukomeza gukora iperereza rihamye riri hejuru. Rero mu minsi ishize nibwo hari hagaragaye videwo kuri Chita Magic igaragaza ko Yampano hari amafaranga yamaze kwishyura agera muri miliyoni 14 azafashishwa mu gukusanya ndetse no gukomeza gukurikirana amwe mu makuru yari ari hanze ajyanye na buri kimwe cyose cyari cyavuzwe ku bijyanye na videwo ziwe zari zamaze kujya hanze ndetse n'uburyo byari bihagaze. Rero nibwo muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none tariki 27 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025 hagaragaye amwe mu makuru avuga ko rwose bamaze kuba bamenya ndetse bamaze kuba bongeye gufata ndetse no kongera kubona abandi mu bagize uruhare mu gukwirakwiza ndetse no mu gutanga videwo za Yampano ku mbuga nkoranyambaga. Rero nibwo bagaragazaga buri kimwe cyose ndetse n'uburyo byagenze, bakomeza kugenda berekana uburyo bimeze n'uko byifashe. Rero ni abaje bakurikiye uwitwa King Pazo ndetse na Kijoni bari barabanje gutabwa muri yombi. Rero uyu munsi wa none hakaba haragaragaye ndetse hamenyekanye urundi rutonde rushya rw'abandi bakekwaho kuba baragize uruhare mu gukwirakwiza ndetse no mu gutanga videwo za Yampano ku mbuga nkoranyambaga. Rero Jihad na Nesta batawe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya Yampano, ndetse ubwo ni abaje bakurikiye abari bamaze iminsi batawe muri yombi, aho Caprien uzaba akiriho wamenyekanye nka Jihad na Kwizera Nesto ukunda kwiyita Papi Nesta, batawe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya Yampano ari gutera akabariro, bituma umubare w'abakurikiranyweho ugera kuri 5 ndetse akaba ari amakuru igihe yahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'icyaha rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangire Bitieri wahamije ko kuri uyu wa 26 Ugushyingo 2025 aribwo bataye muri yombi abasore babiri bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya Yampano ari gutera akabariro. Rero nibwo bavugagaho byinshi cyane, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo aya mashusho yagiye hanze ndetse n'uburyo bayakwirakwije mu buryo butari kuriya. Rero abangaba bakaba biyongera kuri 3 bari bafashwe. Rero uyu munsi wa none hakaba hamaze kuboneka umubare w'abagera muri 5 ndetse akaba ari wo mubare dufitiye kugeza uyu munsi wa none ujyanye n'abakekwaho ndetse n'abafashwe mu gukwirakwiza videwo ya Yampano ari gutera akabariro. Rero ni ibintu bitashimishije buri umwe wese wabyumvishije, ni ibintu byagiye bitangaza abantu benshi cyane ko mu makuru dufite uwabanje gushyira videwo hanze ari umwe mu bo babanaga ndetse wari n'inshuti ye bisanzwe, ariko mu rwego rero rwo kutamenya buri kimwe cyose ndetse no kutamenya uko witwara muri life, yakoze amwe mu mahano atarishimiwe ndetse ataranezereje benshi cyane mu gusohora ndetse no mu gushyira hanze videwo zagiye hanze zisa nkaho ziri no gucuruzwa. Rero yakomeje kugenda agira ati nibyo bafashwe bakurikiranyweho icyo cyaha, babafunze, ibi bintu bigomba gucika ndetse tukabica mu gihugu cy'u Rwanda, aho tuzakomeza dukore iperereza, uwo rizajya rigaragaza uruhare rwe amategeko azajya akurikizwa. Rero iperereza ntirizahagarara kubera ko bitinde bitebuke uwo rizagaragaza
ko yakwirakwije ariya mashusho y'urukozasoni azahanwa, ndetse kuko ntabwo ari byiza ndetse nta n'icyo bishimangiyeho mu rwego rwo kugira ngo rero ibyo byose bakomeze babikore. Hakaba hari byinshi cyane biri gukorwa ndetse biri no kwigwaho. Rero Djihad na Papy Nesta bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rikomejwe ngo bakorerwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kuri iki cyaha nyuma y'ikirego cyatanzwe na Yampano ku itariki 9 Ugushyingo 2025. Rero hakaba hakomejwe gukomeza gukurikiranwa ndetse no gukomeza gukusanya amakuru yose ariho kugira ngo wenda bakomeze bamenye ndetse banasobanukirwe buri kimwe cyose kuri iri perereza ndetse no muri gukomeza gushakisha amakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ni byinshi cyane bikomeje kuvugwa, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bisakazwa ndetse binakwirakwizwa hanze ku mbuga nkoranyambaga, cyane mu gukomeza gukusanya ndetse no gukomeza gushyira ayo makuru hamwe, kubera ko muri urwo rwego rwo kugira ngo abagize uruhare muri ibyo bikorwa byo gukwirakwiza ndetse no gushyira hanze videwo z'urukozasoni bose bagaragare ndetse bashyirwe hanze. Rero ku ikubitiro hahise hafatwa cyangwa se hatabwa muri yombi Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo Mani ku itariki 11 Ugushyingo 2025. Hakurikiraho Kalisa John uzwi nka Ki John watawe muri yombi ku itariki 14 Ugushyingo 2025. Rero Ki John na Pazo Mani bo dosiye yabo iherutse gushyikirizwa ubushinjacyaha ku itariki 17 Ugushyingo 2025. Ni mu gihe iperereza rigikomeje ngo uwagize uruhare mu ikwirakwira ry'aya mashusho abiryozwe ndetse ahanwe n'amategeko, kuko ikiriho uyu munsi ni ugukomeza guperereza ndetse hakomeza gushakishwa buri kimwe cyose cyakozwe bidaciye mu mucyo. Ari nibwo rero bakomeza kugenda bagaragaza banerekana ko rwose ibintu bidahagaze neza ndetse bitanameze neza. Rero bakomeje kuvuga byinshi, bakomeje kugaragaza byinshi kuko kugeza uyu munsi wa none ndetse nuko bihagaze, urwego rurakomeza kugenda rugaragaza ko rwose ari ibintu bidahagaze neza ndetse ari ibintu bitameze neza. Rero iperereza rikaba rikomeje gukorwa hagamijwe gushakishwa amakuru ndetse no gushyira hamwe amakuru ya buri kimwe cyose kiri hanze ndetse kiri gupererezwa. Rero ibyo ngibyo rwose buri kimwe cyose kigomba kujyaho kigakorwa ndetse bakagikora neza. Ku itariki 18 Ugushyingo 2025 RIB yataye muri yombi uwitwa Ishimwe François Xavier ukekwaho kwaka abantu amafaranga kugira ngo abasangize aya mashusho, aho ibi bisobanuye ko kugeza ubu abagera kuri 5 bamaze gutabwa muri yombi muri dosiye yo gukwirakwiza ayo mashusho ndetse no kuyashyira hanze. Rero reka mbwire ko yari umusozo w'icyegeranyo twari twabateguriye, mbe nagusaba gukanda subscribe n'ubundi nk'ibisanzwe kuri YouTube channel yacu. Nimba hari n'igitekerezo ufite ushyira hasi muri comment, wibuke no gukanda like ya video kugira ngo tujye dukomeza tubane muri byinshi cyane